section 30 abarukwebembera amashomero agarukutendeka abashaho hamwe n'abazarisa ukorwa mu ihanga ryona bagezereho kweherera ukugendereire kutungura umwogogo mu matendekero gono mu ihanga ukweherero kukorerwa hitendekero area Evelyn Health Training Institute aho mu Rembo urwambara kwantreba okuchemerere kutwaza umbana bitwandishomesa kwindra mtindo korte control no kwenda kugira ngo abana bitu tubate mu discipline abana bitu tubegese akwashime kutwaza abarwire mwenu kibe kintu kibe uniform cyo kuba umushomero umwe bityo umuhanga ryona no mu mashomero aganasingaga government nabo bine mu cyarengizi kandi itunze tufacinga cyarengizi ezo konkito abo kugira ngo tu private sector tugeza aho tufocusinga budgets zitu okureba ngo abana abo twabatungura umutindo barga ahareveje baye baroho kandi baza harevendijo cyo kureba ngo on private schools amashomero agari mu association yitu abana bitu bona nibakira higuru. If an institution has an issue, we can support them. We can look at the issue and we say how best we can support them. Than for them dying lonely. Like if this, for instance, if a school is earmarked for closure, as an association must come in and find out why this school is recommended for closure and how do we support each other for the institution not close. Okuvuga nuko kwine kigendera hecho kwegita tubahwere okora entunguka zitari zimwe na zimwe mu matendekeraga ibintu kugenda gene biha ninge ibintu bitakugenda gene biha ubundi bukutuganzya nkaba private investors health training institutions kandi kugira ngo tujye mu partnership na tukora government ishingane ikora ubundi by'abantu bitakutugenderage twegita irakaruba rumwe kandi tuzawaga mu government ningasho mu ministry ya education kugamba nabo so twaterunte so twakubasa kugamba na government okubasa kuhinduraho egi grade ya D bakagireka ikagumaho abana bakabasa kugira abana bakubane bera kushimo buzarisa bakija bakashimo buzarisa. Resolutions have been for especially for the TVET Act, which is a little controversial on our side. We feel we have employed committees that are going to look through the gray areas of the Act. Gashakwa Anita Tukunda.